Ikaze nanone kuri The Mentors Channel, ibi mwabikurikirana no kuri Goodrich TV ndetse mwabikurikirana no kuri channel zose zacu za social medias. Reka mbabwire ko uyu munsi tugiye kuganira ku magambo akomeye cyane avuga gushima. Ndasubiramo gushima. Abantu benshi barasa, bagira n'umuco wo gusa, ariko gushima Yesu yigeze gukiza ababembe benshi, umwe aragaruka ati mwami narinje kugushimira. Yesu ati buretse ko nabakijije muri benshi ukabugarutse gushimira umwe, bagenzi bawe bari he? Yesu ujya wibuka gushimira wakugiriye neza, umugabo wakugiriye neza, umugore wakugiriye neza, umuyobozi wakugiriye neza, umuturage wakugiriye neza, umwana wakugiriye neza, umubyeyi wakugiriye neza, umukozi wakugiriye neza, umubosi wakugiriye neza, Imana yakugiriye neza. Yesu ujya wibuka gushima. Gushima. Witwa Zakayo yari mugufi, yari umunyabyaha cyane kuko yari umukoresha w'ikoro, yarasoreshaga, ariko yagusoreshaga ijerekani iri mu rwaga rujya ku isoko, akagusoresha n'iri mu busigaruka. Yagusoreshaga bikoreye ibijumba ku gataro, wagaruka agasoresha n'agataro kariho ubusa. Yumva hirya imbi abantu bayiruka bati Yesu, Yesu ati nanjye ndashaka kumureka. Akambika umucyo wa Kristo ukaramukubita pa, burya nta kureko, nta hantu Yesu atagukura. Zakayo yurira igiti kugira ngo ashobore kureba Yesu. Zakayo arazamuka mu giti hejuru, arangije arafata ishama arakomeza ngo adahanuka, ubundi asigara arebera mu mashami. Yesu yaraje n'abantu benshi, bageze munsi ya cya giti bari bafite speed, Yesu ahita ahagarara pa. Ubwo Zakayo yarasengaga ati Imana imfashe Yesu ntambone, ambonye napfa kuko ndi umunyabyaha cyane. Yesu agize munsi ya cya giti ati pa. Zakayo ati birarangiye ndapfuye. Yesu ahagaze bibaza ikibaye, nyamara Zakayo ajya kujya mu giti, Yesu yarabizi kuko ni Imana amenya byose. Yesu yararamye aravuga ati Zakayo ururuka, calm down, uyu munsi darari wawe. Complain zari nyinshi, ararate mu rugo rw'umwambuzi, ararate mu rugo rwa Zakayo. Cyo shaka kukubwira ni kimwe, Zakayo yahoze ashima, ntabwo yigeze yibagirwa aho yahuriye na Yesu. Mu buzima bwe bwose Zakayo bavuga ko nubwo yari umutunzi ukomeye, yari nka ministre w'ubucuruzi icyo gihe, Zakayo yazundikaga mu gitondo n'ikibindi akajya kuvoma amazi ku iriba kure, akaza yikoreye n'ingata agatura kuhira cya giti. Kavuga ati iki giti nahuriyemo n'umucunguzi, iki giti nahuriyemo na Yesu kitazuma. Yaracyuhiye kugeza apfuye Zakayo. Yashiraga mu ikota akajya ku kazi ariko avuye kuhira igiti aho yahuriye na Yesu. Ikibazo kirabaza ngo ujya wibuka aho wahuriye n'uwakugiriye neza? Nta gihe ubuzima bwawe bwari mu kaga utazi ko buri buce ukabona burakeye. Ujya wibuka uwaguhaye ubwo buzima? Ujya wibuka uwagufashije uri mu bitaro? Nta gihe wagiye kuri bombone ukajya wishyura umwuka ku masaha, ujya wibuka uwaguhaye umwuka umeka igihe cyose? Nta gihe bari muri situation mbi utazi niba buri buke, amaraso ameneka, amasasa avuga, ibibazo ari ibibazo, bwacyo ukabona urongeye ubaye muzima. Ujya wibuka uwagufashije kurwana iyo ntambara? Ujya wibuka uwagufashije kurokoka ibyo bibazo? Umunsi umuyobozi yicaye mu ntebe, ariko ujya wibuka uwagufashije kugeraho? Warubatse ufite urugo, warashyingiwe cyangwa wararongoye, ujya wibuka ababyeyi bagufashije kugeraho? Ujya wibuka abarimu bagufashije kugira ubwo bumenyi? Ujya wibuka icyatumye ugera aho uri? Ujya wibuka impamvu uri boss ufite ikigo cyeteye imbere? Ujya wibuka abakozi bakugejeje aho? Uri umukozi wa Yonezi, ujya wibuka igihe utafite akazi? Ujya wibuka noneho uwaguhaye ako kazi? Gushima. Zakayo yuhiye igiti kuzageza apfuye, adashaka ko cyuma kuko ariho yahuriye n'umucunguzi. Ujya wibuka gushima, jya uhora ushima, kuko iyo udashima kubona ibindi byiza biragoye. Nyamara iyo washimye bituma unazirikana. Dusaba cyane ariko twahabwa ntituzagaruke gushima. Reka twumve ko uyu muco ugomba kutubona. Ntabwo bibera mu rusengero gusa, wajya gushimira umuntu aho ariho hose bitewe n'ineza yakugiriye. Dushima, kuko nushima uwagukoreye ikintu kimwe azakora n'ibindi. Nushima Imana yaguhaye kimwe izaguha n'ikindi. Nuzirikana ukibuka ineza wagiriwe, izakura, izikuba. Kwirengagiza sibyo, kwibagirwa sibyo, kutazirikana sibyo, ubwo ntabwo ari ubumuntu. Uyu munsi twavuze kugushima, kamwibutse ko iki kiganiro uzajya ukomeza kubikurikira, yaba kuri channel yacu The Mentors ya YouTube,
yaba no kuri Good Rich Television. Ibiganiro wabisangaho, bisangize n'abandi, tumenye gushima, tubigira umuco, hamwe nabyo tuzagera kure. Turabakunda cyane, bye bye.